irashoboye kandi irashoboza. Bityo rero ukwemera kwanyu ukaba kudashingiye ku bwenge bw'abantu, ahubwo kuri ubwo bubasha bw'Imana. Ubwo bubasha bw'Imana bwigaragaje muri Yezu Kristo, umwana w'Imana wigize umuntu. Kamere yacu akayigira kamere ye, kandi akaba yiyemeje kudushoboza. Niwe rumuri rw'amahanga, kandi akadusaba natwe nkawe kumurikira iyi si dutuye n'abayituye. Urumuri rwanyu rero ntirurasire mu mwijima, maze ijoro ry'urwijiji rihinduke amanywa y'ihangu. Twabyumvise mu isomo rya mbere. Yezu Kristo ni urumuri rw'isi, kandi akaba yifuza ko abamwemera, abamukurikiye bakabatizwa mu izina rye, nabo baba urumuri rw'isi nka we, bakamurikira iyi si yacu icumba inabi, icumba urugomo, icumba intambara. Isi yacu iri mu mwijima n'urwijiji. Abakristo nkatwe tukayimurikira, abantu bakava mu mwijima, mu rwijiji, bakajya mu rumuri, bakurikiye Yezu, urumuri rw'amahanga. Bakristo bavandimwe, urumuri rwacu kugira ngo rumurike kandi abantu barubone, barukurikire, biradusaba kugira ibikorwa bishimishije, bihuje n'inkuru nziza Yezu Kristo yatwigishije. Tukagenda tugaragaza ibyo bikorwa mu bantu, abantu babona ibikorwa byacu bagashima Imana twemera. Yezu rero mu Ivanjili ati, muri umunyu w'isi, muri urumuri rw'isi. Nimutume rero iyi si yacu, iyi paruwasi yanyu iryohera abantu, kubera ko muri umunyu w'isi. Aho gutuma abantu basharirirwa kubera ibikorwa byawe, kubera imyifatire yawe, ahubwo abantu bakubona ubatabara, ubagirira neza, baryoherwe n'ubuzima. Duharanire gutuma iyi si yacu iryohera abantu, kandi koko iraryoshye. Muri umunyu rero, kandi umunyu ngo wakayutse, icyukuye ni ukujugunywa mu yandi mabuye, abantu bakabura bata. Ntibikabe rero ku bakristo bagihengeye.
umunyu muryohera abantu, mutume ubuzima bwacu buryohera abandi. Ati muri urumuri rw'isi. Ikigo cyubatse mu mpinga y'umusozi ntikihishira, ntawe ucana itara ngo aryubikeho ikibo, arishyira ku ntagara y'urumuri, abantu bakamurikirwa bakava mu mwijima. Neza urumuri rwanyu banyagihengeri, niruboneshereze rutya abantu, kugira ngo barebe ibyiza mukora, bakurizeho gusingiza so uri mu ijuru. Imana kugira ngo igaragarire abantu, yiyemeje kwigira umuntu. Kamere yacu Yesu ayigiriye, ariko agira ngo natwe atugeze muri kamere Mana, atuvane muri urwo rwijiji, adushyire mu buranga bw'abana b'Imana. Uyu munsi rero twaje gutaha ibikorwa byanyu byiza, ibikorwa bishimisha Imana, ibikorwa bituma iyi si yacu iryoha, iba nziza, natwe abayituye tukabana neza, abatubonye kuko bagasingiza Imana twemera. Igikorwa rero twatashye none ni Pueri Cantores. Bikira Pueri Cantores. Musubiremo. Pueri Cantores. Abana b'abaririmbyi. Nicyo bivuga. Iryo jambo Pueri Cantores rivugitse mu Kilatini, mu Kinyarwanda rero rikaba abana b'abaririmbyi. Uyu munsi rero mu bana ba Gihengeri batojwe neza, bahamagawe bakitaba, bakajya mu myiteguro. Uyu munsi barahabwa umusaraba w'abaririmbyi. Binjire mu muryango w'abaririmbyi, kandi aho uwo muryango wageze mbere babatahiye ibirori. Abanyakabgayi bari hano, Abanyamuri bari hano, na Rushaki yahatanzwe, baje kubatahira ibirori no kubabwira ko nabo banyuzwe no kuba ari abana b'abaririmbyi. Pueri Cantores. Ngo iyo uririmba ibisingizo by'Imana, ngo umusenga ubugira kabiri, uvuga Imana kandi ukayivuga mu ndirimbo ishimishije. Bana rero bahamagawe mu kwitaba, icyo mwitabiye ni cyiza, kirashimishije, kandi kibazabageza ku kwemeranya ko, maze abababona bakumva indirimbo zanyu, bakabona umwete mufite wo kujya kwiga indirimbo, bajya bagira bati bariya abana koko ni ab'Imana. Nuko basingiza Imana mwemera, kandi musingiza namwe mu ndirimbo no mu mivugo. Tubifurije rero kuba abaririmbyi beza,
namwe muzagire izindi paruwasi mwibaruka nk'uko paruwasi ya Rushaki yabibarutse uyu munsi ndetse na Miburu. Ntatinze rero, sinzi niba aricyo bikurikiyeho cyangwa niba tubanza kwamamaza ukwemera. Kambe umwanya abababyaye babahamagare namwe mwitabe.